Ubuzima budasanzwe, nageze muri iyi si nsanga harimo abantu badasanzwe, burya iyo umwana akivuka akigera muri iyi si isanga mu buzima budasanzwe, akisanga mu buzima bubi, aho n'umubyeyi we atamenya icyamubayeho, ku buryo iyo ageze muri iyi si aba ari we wimenya, n'uwari mugenzi wawe umubonamo nk'umwanzi, watangira ukagafata bagatangira bakwita bosi, babona warakenye bagatangira kukubwira ngo uri imbwa, ngo uri umuginga, ariko buriya Mana njyewe icyo ngushimira ni uko wandinze kugezana n'iki gihe, none dore narabyirutse nabaye urubyiruko, Mana nibyo ngushimira, ndashima n'ababyeyi banjye bandwanyeho kuva kera nkigera muri iyi si. Ubundi muri iyi si ntakiza batwifuriza, babona ko wahora ubabaye ariko babona wishimye bakumva barababaye, ibyishimo byanjye nibyo bibababaza, umubabaro wanjye niwo ubanezeza, muri iyi si iyo babonye ukenye baragushima, babona ukize bakakunenga bakavuga ati kiriya ni igicucu nta bwenge kigira. Rero burya muri iyi si bagenzi banjye badufata nk'ibintu bitagira ubwenge, bakumva ko umuntu nta kintu amaze, ariko babona warakize ufite amafaranga bakakwiyegereza, kandi imbere babona uri munsi yabo bagatangira bakakubwira amagambo bakaguca intege, ibyo ukora byose bakakubwira ati reka ibyo ngibyo ntacyo byakumarira, gushaka wapanga ibindi, bakumva ko wakirirwa mu muhanda wikoreye amabuye, bakumva ko aribyo byabashimisha.